maximum respect kuri wowe tubana umunsi kundi kuri Hola TV. Uyu munsi kandi tubigarutse ku gice cya kabiri cy'intambara y'abaraperi muri Star Updates. Niba ubyibuka neza mu gice cya mbere twagarukiye mu mwaka w'1996 aho twabonye ko DJ Berry yitabye Imana. Kuri iki gice cya kabiri kandi tugarutse kwibaza ngo mbese uyu mugabo amaze kwitaba Imana muzika yarazimye burundu cyangwa habonetse abandi baraza barayikora yewe barayizamura bayigeza aho tugeze kuri uyu munsi. Ese ni izihe ngorane bahuye nawe n'uruhe rugendo n'ayahe mateka yaranze urwo rugendo? Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibintu birusheho kuba bombastic ntujye kure. Mu mwaka w'1997 ubwo hari hashize umwaka umwe gusa uwitwa MC cyangwa se DJ Berry yitabye Imana, nibwo uwitwa MC Sunday n'uwitwa Kippy Robinson bagarutse mu njyana ya hip hop maze bakora indirimbo yitwa Peace Up. Mbanza nkwibutse gato, uyu witwa MC Sunday niwe witwaga Mahoni Boni, ni nawe yewe wafashwe nk'umpirimbanyi ya hip hop kuko muri iki gihe afatwa nk'aho ari we wazanye injyana ya hip hop mu Rwanda. Gusa twibuke ku ntangiriro yatangijwe n'uwitwa DJ Berry. Uwitwa Mahoni Boni mu mwaka w'1999 yagarutse mu njyana ya hip hop maze akora indirimbo yise Mara, ni indwara y'icyorezo kandi yica. Iyi ni imwe mu ndirimbo yakozwe mu njyana ya hip hop maze abantu benshi batangira kubona ko injyana ya hip hop ishobora kuba ari injyana nziza umuntu yakora igatanga ubutumwa yewe ikahindura imbaga nyamwinshi. Kuri iki gihe iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zimwe zagiye zifungura amarembo ku njyana ya hip hop maze abanyarwanda batari bake batangira kuzikunda. Twihuta cyane dukomeze mu mwaka w'2003 aho injyana ya hip hop mu Rwanda yatangiye gukorwa by'umwihariko n'itsinda ryitwaga KGB. Iri ni itsinda ryari rihagarariwe n'ingombajwi eshatu zishaka kuvuga ngo Kigali Group Boys. Iri ryari itsinda rigizwe n'abasore batatu bagiye batandukanye nk'uko ngiye kubakubwira hepfo gato. Ryari rigizwe n'abasore batatu, umwe yitwaga Rurangwa Gaston cyangwa Gaston wamenyekanye nka Skezi, nanone kandi nyakwigendera Hirwa Henry cyangwa se wamenyekanye nka High Home. Ntitwakwirengagiza kandi witwaga Manzi Ivan cyangwa se MIP. Uyu turamuzi cyane mu ndirimbo bitaga MC. Yaragarutse akora ibintu byiza. Gusa iri tsinda rya KGB naryo ntabwo ryaje kugera kure cyane kuko mu nyuma y'iminsi mike iri tsinda ritangiye, uwitwa Hirwa yaje kuba yitaba Imana azize impanuka yo mu maso. Ibi byaciye intege itsinda rya KGB maze ritangira gucikamo ibice yewe riranazima burundu. Ikindi wamenya kandi ku njyana ya hip hop ndetse n'abaraperi muri rusange mu mwaka nanone nyuma gato y'iyi myaka ntabwo byaje kugenda neza by'umwihariko mu njyana ya hip hop, maze mu mwaka w'2006 uwitwa Riderman atangira kuririmba ku rwego rwo hasi E1 ntibyamuhira ariko arakomeza arahatana. 2008 haza icyitwa Tough Gang. Tough Gang igeze muri muzika nyarwanda by'umwihariko mu njyana ya hip hop yahinduye amateka yewe benshi mu rubyiruko tuzi ko Tough Gang ariyo yazanye injyana ya hip hop mu Rwanda. Gusa niba wakurikiye neza wamaze kumenya neza ko Tough Gang atari bo bazanye injyana ya hip hop, ahubwo icyo bakoze ari ukuyishyira ku rundi rwego. Gusa ucyumva injyana ya Tough Gang cyangwa se ucyumva izina Tough Gang, ikintu cya mbere wumva ni ugushwana, gushamirana yewe na beef za hato na hato zagiye zirangira itsinda. Uwitwa P Fratty, Bulldog ambaniye nabo, uwitwa Paxson cyangwa se Mr Person nawe akavuga ati Jay Paul yikubira inyungu zose. Ibi byatumye bakora indirimbo zigiye zitandukanye zirimo za Square n'ibindi bishego byinshi maze abantu batangira kwanga injyana ya hip hop bitewe n'uko guhangana. Byinshi rero mu byaranze Tough Gang by'umwihariko nibyo tuzagarukaho mu kiganiro kizakurikiraho. I'm the one present. Mushimiye ko wabanye nanjye. I love you. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo kandi gace k'amateka ya Tough Gang no gushwana kwabo katazagucika. See you.